Urabizi ngende umusitari mani school baranyemera. Umva hara twagiye kwiga icyambere, icya kabiri ubwo superstar bwawe bugumane. Je ibintu by'ibijumba nanjye ndumva ningera mu rugo ntabwo nzongera kubyiga. Hari ahantu ndi kubaka hari hirya nihuzura ndakuza. Kabo ntago uzapfa vuba. Za wihuta umbwire. Ubu ngubu iki gihe ni ryari? Hagarara hano, hagarara aha. Ubu ni ryari? Ntago uvuye mu rugo saa 3. Ubu ni ryari? Saa 9 zirageze. Ubu warukiri kwa muganga. Igoma ujana niho narindi. Kabo ubu warukiri kwa muganga? Nta handi naciye. Reka turebe iryo ryinyo bakuye. Turebe. Kabo, mbega Kabo sukuna besha. Singira iryinyo ririmo. Kabo. Ntago bari kuye. Nagize nsanga ari abarwayi benshi. Utekereza. Ubwo kandi ejo uzambwira ngo urasubirayo. Icyambere nta mafaranga hari. Ikindi cya kabiri nta mwanya. Ntabwo uzasubirayo. Ntabwo uzambwira ngo uzasubirayo. Yego nyine. Ngiye kubona umuntu uturutse hariya uri kwisekesha ubona ufite akanyamuneza. Mbona ukuntu uri kuza uri guseka. Kabo urabeshya ntabwo wari urwaye. Mabuja impamvu naje nishimye. Nagenze ko bari buri kure. None se nyine kuki batari kuye nyine? Abonye abandi bari kubakura niba ari ubwoba byahise riki. Ko mukabyara. Ye? Ngaho ugenda ujye gutunganya ibya nimugoroba. Genda. Yarya. Mabuja. Duteke iki? Hari inkoko turarya ubugari. Inkoko? Ubwo none ndabanza nyipfuye. Gusa. Urayiteka utayipfuye? Ndabikora. Nimba ari ukubera bari abahungu musigaye mwiriranwa ntabwo mbizi pe. Ngewe mbivuga. Mvuga ngo uriya mukobwa we ntabwo umuzi buri icyo wamwaritsemo. Uramushyigikira mu mpande zose. Ubu ko watashye saa 11 kandi bo bakaba bataha saa 9 biga gonga ubari umwana w'umukobwa ari do bimaze kubasanga birebe saa 4 z'ijoro. Ubu tujye kuryama kuko umwana tumusize hanze. Navuga ngo umwana gutya ugahita umushyigikira akasuzugura kubera wowe. Uretse ibyo azazana hanga ho ko none bose cyangwa Imana yo mu ijuru uyu munsi kamunzanira bose nanjye ndumva byanteye ubwoba. None utangiye kwicuza. Ninde yiziye ni umurokora asenga Imana. Ninde? Nta n'inzoga. Nguyu araje. Ndeka ukigenda ryari? Ndi kukubaza ngo ko abandi batacye saa 9. Nugakarira umwana wanjye bijye. Kubera iki? Nambwire iki gihene ryari? Twese urabona atavuye kwiga. Cyambere je nashakaga nuko umwana wanjye ataha. Kandi abyizigiye wabariho yiga cyane. Ngira wari uri hehe? Abandi ko bataha saa 9. Wewe wari uri hehe bikaye bimaze kugira sanga. Reba saa 4 z'ijoro. Ase mama wagiye kukabanzwa nanjye. Avuye kwiga koko. Mama mvuye papa aratamvuye gusobanuza hariya hirya. Gusobanuza mwatashye saa 9. Ubu imaze kuba saa 4 z'ijoro. Bane mu gusobanuza umwana nyine twigana. Oya naziriyajije mwigana uzisobanurira. Ariko uyuramuzi umwana usobanurira asobanura sanga ese ijoro koko. Uyiri gusobanura umwana usobanurira mwarimu urongera kunkubitira umwana turabipfa yicarira. None se uragira ngo ajya kwiga aragize atabumazemo bwose ngo abutahane yabwujuje. Wari wowe wiga? Mwende munini. Ariga cyane uyu ndamwizi. Umwana ushubwenge mwarimu ariko na mwarimu ngo hari bimusoga akamusobanurira. Base nabikubwiye cyagiye. Ndanavuye muri ko. Menya ko bari na hafi kubazwa. Ndabeshya? None se bagira ngo bigende gutubuna. Isubira mu etide. Abari hakora etide. Yumwihorera yo. Ese ubundi uragira ngo azabe inkwandagira bitabo nkawe. Utazi gusoma no kwandika n'umwana wanjye niwe ushaka kumujyana aho wawe. Jya wiga cyane umaremo cyane. Umenye ubwenge minuza kaminuza zose uzazamenya. Nobizi ntabwo yembaye.
akamfata nkaho wagira ngo ni nk'iki se ni nko kugira ngo angaburire gutya gusa angaburire yumve yuko nambaye ibyo birahagije ubuse njyewe ntabwo ndi umuntu ntabwo mba afite umuntu kugira ngo niwe mugabo wenyine uretse nzashaka ubundi hano simbana na kabose ntabwo yajya nk'umuntu ibibazo njyewe ufite ntabwo amaze kuba umusore uriya ntabyazi nubwo atabimenya ndabimwigisha kabose kara ako si wowe witanisha amaguru wagiye uza wihuta wowe ngwino hano kabo genda ugikingura gutya icyumba cyacu urahita ubonamo agapomade kari imbere y'uburiri bwanjye genda ukanzana ihute ni nakwinjira mu cyumba cyacu oya humura we nta kibazo genda humura nta kibazo genda ukanzana bose yarambwiye ngo ntazambone nanarebamo bose ntaho yagiye mu kazi genda ujye kunzanira ihute cyagiye kuza se ihute yewe gira vuba vuba ukazajya usuzugura uzajya ukora icyo ndabwiye singewe guhemba n'amafaranga nkajya nkongeraho n'ayandi ujya ugura za mituyu nakangaka se mabuje ubona rero ndananiwe rwose ku buryo numva yuko nshaka yuko umpandira gutya ibitugu turabaye abana bose ntawe hari gira gutya umusingire hano gutya ahangaha gutya ahangaha ku bitugu kabisa ko ntabwo nzi kumva kandi byige use ntabwo umaze kumunga egera ahangaha aho kanda neza nyine uranyica reka umuntu agira buhoro nyine ugenda ugira uyabutse nawe ugenda ugira gutya gake nawe nyine ugira ubwoba bw'iki se ntandira nyine bose yanyica gutyo gutya gutyo gake nshyire bose atamucana mukora ahubwo kabo reka nkwereke ukuntu tubigenza wa muturi hehe iyo pomade iri hehe ngiyi ino nkwereke ahantu wongera ukankandira hano ni muri salo amataza kutubona ngwino tugende ndanze ariko siko nzajya ntabwo naza ndeba hano ariko ariko siko nibitwara neza nzakongeza umushahara uwo amafaranga menshi ndeje ku mushahara wawe mugireho amafaranga 10 abuje banze mbwire ko utazongera kumbwira nabi nta nubwo nzongera kukubwira nabi kuko maze wabaye umuhungu wanjye mwiza uretse mwereke n'igihe unuka ngo nashimiriye uyahumura we yakoze we nawe kaseseka ntuseka ariko nawe seka nyine njye kukwereka Baby, what? Ego ko natinze? Watinze cyane ntabwo utegereje amasaha abiri yose. Nyine mbanje kureba kundi ucike Mama. Neza noneho. Mbaye neza merci. Kabebe cyazanye ku mukwe gwacu muzaba meze. Nzawa nyine. Kibazo twaganira.